se baby mana we. Baby nanyoko nanisoni. Baby nkobe. Kwese ko mbona warakaye. Ndakwiyamye. Ndiye mbonye wanze neje no kukwirebera. Sondo watinze uri mu biki? Oya baby nagize utuntu twanindije mu rugo. Uduki tuntu tugutinza. Baby ndari. Nanjye kuhoraho. Ngendere mu rugo nzigurye no kuma surprise umunsi wose. Nese umvaga ngiye twarabiganiriye nari nzi ko wenda wanabyumvise ubwo wasanga warabigize ni joke. Ngiye twarabiganiriye ngira ngo urahora surprise. Nabwo nari nzi ko uri bube nka kituvugisha kuri koko. Shaje gisoni we. Abonye se mwana ko bari ibisaza hose mwana ko bikatakata gutyo gusa. Ni ibisaza ariko ye nabonye ugerageza kubinyuramo. Gute se? Sikare ko je ndira guciye ahantu buriya nuko nanze kugutera pizza ariko hari aho naguciye nkubona. Ngiye bunsigaye mfite abakobwa babiri. Bose nereta. Narabibonye ahubwo ndahatse umujene none nzamufatisha gute kugira ngo anyira makuru neza. Ariko maye ndashaka kubireka. Uzi kuva kuri umugaye tujya kuwundi. Ni ikibazo. Reka. Ari usanga ari umusazi ugasanga ari nagatuje cyane biba bigoye. Ariko ufite akana nikundira mwana. Akahe? Akana utereta gatuje. Edi. Kareka de ubwo bu. Shafite na gahunda ngiye yo kumukwama kabisa. Ngwiki Edi se ahubwo uri yana. Shakana ngiye niko nemera cyane buri. Iyo turi kwiri nkundu ubusazi bwako nyine. Ukuntu kaba kameze. Ni byahatari. Ari byo buri seriye. Bamushaka se mute mukwiye. Edi se? Mani birisire nagwa kumva uburyo ki Edi mama fitinganye. Kareka nikagufi cyane mani. Mani. Usiko nazi usuye ujye gukunda ushingira kuki? Yewe, oya ngiyewe. Nyine iyo umuntu namwiyumvisemo nkumva nyine turi kugenda naraga. Ariko cyane afite morale nyinshi. Nyine yishi asara cyane nkaho ka Edi mani kaba gatuje kivugira make ntago kangora. Ndashaka kukarabura mwana nkagaho kuri kakikwamira. Cyangwa se ufatira ko ujye uri umusazi narimbizi. Mani, urashaka kwanga umubebe muri utaruhanyije Edi? Aya mani siko natamwiyumvamo giye mfite umwana niyumvamo mama. Asereka mwibarize Soste. Ubundi ufite Edi. Ugirana. Oye ninde uhita mu bundi. Tuzitenda gukora. Mbabarire ntuzansiga ntabwo bifuza kwansi. Nenda gukunda cyane pe. Ntabwo nzamusiga. Nifuza kugumana nawe. Cyane imana yanjye we. Cyane ngukumbe mana hasi kinini n'ukigiye muhamagara. Nabwo amagana numva ijwi ryahindutse mbese ngukumva neza ikigiye uri mu biki. Kucyakoze iyo turi kumwigirira nandenga. Usikoma nishimye nawe turadusitorunera akwatinze. Urazi Jackson. Shangiye nahita mana. Hano uzi iyo turi kumwe. Mba ndi gusika. Mba nasaze nyine mani. Nkebe babyanandenze. Ariko Edi ari kumbwira ngo sinzamubure, ngo sazambure sori, wazangumane ane imitoma gatuma akaba yanatumurira. Sobera igicucu reka mubwire. Rebana, sibyo? Ana ni umuntu ucangamutse urumva ibintu byose bigezweho, ibintu biri sex byose ababizi mani. Ana azakwaka ibintu bigezweho, azakwaka telefone igezweho, azakwaka ibintu byo mu nzu bigezweho, amateleviziyo agezweho, aho gukiraho reka imyenda igezweho, aho gukiraho reka mubwire. Na Valentine namuhaye wumve ngo yanambwiye ngo aranshaka. None wose kabisa ariko Edi we sha nyine yaranambwiye ngo nago wena bibora ajya byizihiza man. Edi man ukuntu yoroshye. Ibintu dukora ntabwo bisanzwe rwose. Twaba turi kumwe tukaganira ariko tuvuga ntabwo uri kunsubiza. Oya nta bidasanzwe. Oya baby wabaye iki? Oya ntacyo. Ntabwo umeze neza ntabwo bisanzwe. Oya nta kidasanzwe. Nta kidasanzwe urimo uranyita Edi. Ntakuntu usavuga wenda. Ase baby ufite ikihe kibazo? Gusa Edi urimo uranyihunza. Edi ntabwo nshaka kumpamagara Edi. Neza ndebe hano. Edi umukobwa mwiza pe. Umukobwa ugomba kumenya nyine ko hari byinshi ugomba kugeraho. Kandi ikindi
sinakomeza kugutwara kukurira umwanya wo gusa bizi neza ko nta kintu kizima kiri hagati yanjye nawe. Iki njyewe uri kuvuga sinshaka kubyumva baby banza unyumve njyewe uri kumbwira ibintu uri kuvuga bidasobanutse nagushaka cyambere nuko ngukunda kandi turi kumwe se kuki uri kumbwira gutya nanjye ndagukunda pe ariko urukundo rwanjye nawe ni kureba nyine nkabona nayaherezo rwagira nkabona nta kintu kizima kirimo bebe njye ntabwo nubwire ko ushaka kunsiga rero naraye mbitekerejeho Edi mbona ko kugumana nawe nta kintu nyine biri kumarira muri njye nibituma ndara nibaza ibibazo byinshi nibituma ndara nagufite basi nyumva ese kubera icyo udashaka gukundana nanjye Edi mbabarira pe ndagukunda pe ariko hari byinshi byatuma tutagumana hari byinshi nekereza nkabona nyine atari ngombwa kugumana ndi kubitekereza basi reka nkurekere ubuzima bwawe ubemo wenyine ngiye ndagukunda nanjye nagukundaga ariko byahindutse n'ukubera ejo naguhaye impano kuri Valentine ntabwo ari ibintu by'Imana pe warabimbwiye kutabyiziza nanjye ntabwo nanabikunda biriya bintu byaranarangiye ntabwo nabyemera kujya kure yanjye ndagukunda cyane Edi wambabarira nigenda oya mbabarira ntabwo wansiga ndekura nigende oya sosi ndagukunda Edi uzabona n'undi ukunda uzabona undi musore wazaza oya ntabwo ari njye pe basi uzabona undi ukunda oya Baby please Edi ndekura kuki wahitamo ibi ngibi bebe Edi niyo mwanzuro pe mbabarira kandi uziyiteho uzabona undi musore uzagukunda pe singewe kamara mu buzima bwawe ese basi nsebye iki baby mana we baby nanyoko nani isoni baby nkubira kwese ko mbona warakaye ndakwiyamye njye mbonye wantinze nenje no kukwirebera so ndi watinze uri mu biki oya baby nagize utuntu twanindije mu rugo uduki tuntu tugutinza baby nanjye kuhoraho Valentine rangiye nani mano nta gift ni mu maso unduri wowe n'ibihumbi 10 by'ururabo bikunanire kakaraba gatoya baby narabikubwiye akwengeye ibintu bya Valentine ntabwo byizihiza niba waragize ngo ni joke simbi ntabwo byizihiza ufite umukunzi nta mukunzi ugira ntabwo usinzirikana njye ntabwo ndi umuntu Valentine akantu gatoya babarira n'akantu gatoya n'akantu kapanzwe n'abantu ibintu njye nire mu rugo nzi ngo ugere ku nka surprise umunsi wose nese wumvaga ngiye twarabiganiriye nari nzi ko wenda wanabyumvise ubwo wasanga warabigize ngo ni joke njye twarabiganiriye ngira ngo urahora surprise ntabwo nari nzi ko njye uri bube nka kituvugisha kuri koko umunsi urinde urangira cya baby reka mubwire pe ururabo ntabwo ari ibintu birenze nawe umusabye iriya buke igura 30 musabye uraro bari ngiye kumporaho ana wanyise basi numvise amagambo mazi muri kuvuga ntayaheze none si ibintu ntabwo nyizi izanga iki umukozi wawe ndi ururabo ndi umutako njyewe avuze ko naje kubera ivaze ni isoni gusa n'undi munsi none se bwa ana wanyise wimurikira ni gute koko Valentine yanandukanye na sheri wanjye nese ibintu uko njye nabimubwiye kuki atabyumva basi umva sigira vama ari ngiye kwira dore saa sita zageze ndaza gisore mwana ko ari ibibazo ngo ubundi singo you say what try again ngewe ubundi singo singo mu muki mu rukundo se mu bavandimwe se n'amatwi ari mu rupfu niyumva mani gusa ariko ikintu kimwe mbashije kubona gutendeka cyangwa se gutereka abakobwa benshi ni ubugodi mani gusa ariko kujya uzongeye gukora sositene ari gukundana ni ikosa ni icyaha nazongera no gukora ubwo nziberaho bugumba nyine mbese reka gato Edi ni mu gikundana nkundana nawe si ikigoryi none se kagashinzi wari waranze kure kugatuka numva ngiye ikinaga kunda nese we niba waramukunze muri bimeze biti byanyu muri he
kamoni mu isi y'abasingo. bani ana nyine ngo nta Saint Valentin namuhaye ngo ubwo rero ngo ntabwo ari ifoto mu rukundo ngo ndi imbwa ngo nta byanjye nabuze ngo na tenike nese mani njye birabiporo ndanabyanga n'ubu ndabyanga ntabwo njye nanabikorera sinabikubwiye kandi wumve ko mwana byarabayeho inaramuka atingira ngo nikundane nyine biri ubundi we dore wayobye urukundo ugitandukana nande na Eddie man uriya niwe mukobwa wagukundaga kurenza n'abandi bose anawe yashakaga nyine ibintu biraho byo kuryoshya ariko umwana yaguhaga urukundo ngaho tujye kurya mwana mu rugo ubwo ufite agahinda tugendana nakuremere amatwi ari mu rucana tugende tujye guca mu gikari ariko ubu mani sinzi ko nzanabyiba